niba koko roho yawe nanone yarongeye kugusunikira gukora ikindi gikorwa, umumpere ka kantu gatoya k'impamba azajyana. Nurangiza umumfatira ibiganza, uwo mwana mutoya ufashe ibiganza, umwaturireho amagambo y'ubutwari, umwaturireho amagambo yo kuba wa mugore w'agaciro, umwaturireho amagambo yo kuba wa mugabo w'agaciro, umwaturireho kuba umukire, umwaturireho kwaguka, umwaturireho kuba umunyembaraga, umwaturireho urukundo, umwaturireho imbaraga ziza. Ahasigaye nurangiza umusezerere urekure. Nurangiza ntubibwire bagenzi bawe, wicecekere. Ahasigaye uwo mwana si ngombwa yuko umubwira yuko muzongera kubonana, kuko umurimo wawe mu by'ukuri uzaba uwurangije. Ako kana ukashyirireho imbaraga nziza, ukaturireho imbaraga nziza, ukaturireho bya bindi byose byiza wifuriza abana bawe, ubyaturire kuri ako kana. Nurangiza ukareke kagende. Si ngombwa yuko ukabwira ko muzongera guhura cyangwa umwaka utaha uzongera gukora nk'ibyo ngibyo. Ukareke gusa kagende, kuko umwaka utaha suzi mu by'ukuri aho uzaburi, kuko umwaka utaha si uyu mwaka, ariko igihe ni ubu ngubu. Fashiriza uwo mwana, fashiriza icyo kibondo, cyoze. Niba ari dushe, mushyire muri dushe. Namara kugenda urafata krore, uzayigure muri iyi minsi. Nikamara kugenda wamaze kugafata nk'uko ufata abana bawe, wamaze kukikarabiriza, uzafate ya krore. Ahasigaye ubwawe wambare ga, ugire unetwaye iyo ntuze, unetwaye iyo dushe. Izasigara nanone isa neza, ariko hari igikorwa wakoze. Nubwo utabasha gutanga icyicumi, ariko hari ubundi buryo umuntu ashobora kugira akamaro, ku buryo bagenzi bacu, ku buryo uwo mwana ukiri mutoya, ukubona winjira muri ya modoka nziza, ukubona wambara umucaho, wambaye urukweto rureshya gutya, witeye parufe gutya, vuga ati aba bakire, uyu mukire nkunda abakire, ku buryo na cya gitekerezo yuko abakire ari babi bamushyizemo cyangwa ari gukurana kitazongera kuba. Ukabura giciye, ukamwigisha yuko mbese gukora igikorwa nk'icyo ngicyo, ukaba uciye cya gitekerezo, umwigishije yuko mu by'ukuri kuba umukire ari kuba uwuriwe se, gukura ugenda wegera ibyiza, ugenda wegera uwuriwe, ariko nanone ufasha bagenzi bawe. Uwo mwana ni ubundi buryo bwo kumwereka yuko kugira amafaranga atari ukugira ubwirasi, ahubwo umuntu ugira amafaranga ari umuntu w'umunyempuhwe, ahubwo umuntu ugira amafaranga ari umuntu waritejeje imbere agateza n'abandi imbere. Muri ubwo buryo uzaba ukoze imirimo myiza. Ntushobora kubyumva. Utanze arahabwa, uwakiriye agomba gutanga. Ni gutyo ubuzima bumeze.